njyewe ikintu kiriho ikibazo kiri main cyatumye ibintu byose bisakuza ni ikibazo cyawe na Regis. Nese Regis twaratandukanye sheri situmeranye neza. What's up beautiful ladies and gentlemen, let me hope that you are fine. Jewe rero uri kumva nitwa Badon nk'ibisanzwe ingi ni Dion TV mbaje kugiza amakuru menshi y'imyidagaduro abageri gutambuka hano hanze ku mihanda ewan twahabaye cyane kugira ngo twagize amakuru nk'aya ngaya tuyabazane kandi kugiye ibintu byose ari fresh cyane cyangwa bimenye rero kwanga ari hantu kuri amakuru ya mbere yizewe kandi ateguwe neza cyane nta kintu na kimwe ushaka kutubura ntanga kuri Dion TV mugihe watwizeye mukabana natwe umunsi ku munsi ugakanda subscribe ugafungura notification kugira ngo inkuru zacu zigeze kugiraho gatanu kuri gatanu nta nimwe igucitse yo hagati aho ngaho rero wajya umaze kubona ko kuri screen yawe hariho uwo bita Mickey ndetse na Regis ngira ngo abandi abantu mwamenye binyuze mu gukina filme mu gihe kitari gito gishize ari umu actor n'umu actress bameze neza cyane mu myidagaduro ya hano mu Rwanda ndetse mwagiye mubabona cyane mu biganiro nka Mickey mwamukunze binyuze muri interview yagiye akora ku itangazamakuru bigiye bitandukanye harimo za MIE n'ahandi henshi ariko ikirenze kuba rero bose ari abakinnyi ba filme nuko ari n'abantu bakoranaga ku akazi kabo ka buri munsi ariko bari no muri relationship bakundana ntabwo ari bishya wenda n'abandi bantu tuzi bagiye bakora ibyo bintu ugasanga bakorana akazi ariko ikirenze akazi ka wenda bari no muri relationship cyangwa se n'umugabo n'umugore ariko ntabwo ari kenshi cyane bikunze kubamo hano muri showbiz hano mu Rwanda akenshi n'abantu babirimo ntabwo bakunze kubigaragaza ariko hagati aho ngaho uwo bita Mickey ndetse na Regis bo babishyize ku karubanda bati twebwe we are in relationship turakundana na even dushaka kuzategura imishinga irenze yo kuba twabana ariko ejo ntitwagiye kubona tubona uwo bita Mickey ari handagaje agiye kumbuga nkoranyambaga aravuga tumva Regis uriya na mapina ashaje kabisa nta hantu tugihuriye ati iriya ni inkuru yahahise nta hantu tugihuriye abantu benshi byarabatunguye cyane bitewe nuko twakundaga kubona mu ma vlog bari bagaragaza ko bakurana bya danger tubona ari ibintu birenze hanyuma bakongera bakagaruka mu filme bakagaruka ku itangazamakuru bakagaruka nanone binyuze kuri posting kuri social media zabo tubona ibintu bishyushye tubona ibintu biryoye tuvuga ati iyi ngiyi nindi couple tugiye kubona cyashya nyuma yuko twabonaga couple ba besto tubura n'ubundi abangano bagiye kuza imihanda bayitigise ariko n'ubundi niko byagenze baraje barayitigisa induru ziravuga Mickey akaba ati Regis nta mapina ashaje uriya nta hantu tugihuriye uriya nta hahise hanjye buri ibyo byumva neza cyane iyo umuntu uvuze ngo umuntu ndahahise ahahise nawe urahumva uko haba hameze icyo gihe rero ubwo Mickey yari ari kuri MI Empire yavuze ko ngo Regis mu byo yamwangiye byari birimo nuko yamenye ko afite umwana yabyaye mu gahinda kenshi yabivuganye ubona yababaye byahatari yaravuze ngo kubera iki abahungu iyo aramusa amenye ko wabyaye nta hantu mwongera guhurira icyo gihe biherageta kwanga abantu benshi bagenda bumva ko Regis ari nta mutima agira bagenda bamufata nabi bitewe n'icyo kintu nawe ni ikintu cyumvikana kumva ngo umuntu yangiye umuntu ngo nuko yabyaye cyangwa iki ariko sinzi ukuntu wenda ubyumva ariko ni ikintu kitari cyiza ni ikintu kitumvikana neza hanyuma rero bigenda gutyo abantu bafata ibintu ntabwo bibaho tugira ngo bari marereza hacemo iminsi mike tubona Regis nawe anyuze kuri Instagram ye ashyiraho post avuga ati ibyo bintu Mickey ari kwivugisha ibyo byose ibyo hanyuma yari kwiriza ntayingona Mickey njye namwifatiye ari mu biryogo ari kuryamana n'abandi bagabo namufashe kenshi ari kumwe n'aba agi promoter bari mu biki byabo tinamufatiye ahantu henshi yagiye hatandukanye hari kugenda kubona n'abandi bagabo n'ibindi induru zibinduru urumwe akavuga n'undi akavuga hanyuma biza kurangira noneho bahuriye kuri space hanyuma uwo bita Mickey noneho byose abishyira hanze aravuga ati Regis ni umwana mubi Regis yarifashe mubwira story y'ubuzima bwa mama icyo yafungiwe n'ibindi arangije byose abifata bikwirakwiza mu nshuti zanjye abantu bose bamenya icyo mama yazize kandi akajya ahora ntoteza hanyuze ibintu mama yafungiwe ambwira ibiki bigenda binangumiritsa mu marangamutima hanyuma ikindi Mickey yavuze nuko yavuze ko ngo abo ya Regis ngo nta kintu n'ikina kimwe yigeze amufasha cyane ko ngo bigeze bajya gusura mama wa Mickey afata 120 arayakoresha ajyana na Regis barayerekeranya bajya gusura mama we ariko icyo gihe Regis nta kintu kimwe yigeze amufasha cyane ko ngo nayo mafaranga araho yari yaguje even na Regis abizi kandi ngira ngo murabizi neza cyane ko Regis nawe ngo bari muri bamwe mu basore biyubatse bameze neza ngo b'i Kigali ariko barajyana nk'umukuzi we ntiyagira ikintu amufasha bajya gusura mama we hanyuma ngo bahageze
Miki yereka mama w'umusore bakundana avuga ati ngo kuko atarasanzwe amenyere ko ajya kumusura ajyanye n'abandi bantu, abonye umutipe avuga ati dore uyu nguyu n'umutipe dukundana, arangije ngo ahita abwira Regis tuno mwana rero mugushyize mu biganza mukurikirane. Mugushyize mu biganza mukurikirane. Hanyuma Regis rero avuga ati okay ubwo menyeye na family n'iki n'umwana ari mu biganza byanjye kumukurikirana, ariko ngo ku kijyanye n'amafaranga Regis ntagire ikintu akoraho, akabigira ibanga rikomeye. Miki akipapuka n'imamo n'ahantu bakoze ikiraka runaka, kuko ngo bajya guhostinga mu kabari bagapafura 50-50. Migaba ati yarazi ubuzima mbayeho ari ibintu bigoye, ariko ntabwo yigeze agira ikintu n'ikina kimwe afasha. Hagati aho ngaho rero mu ijoro ryakeye nibwo twagize gutya tubona aho bita Miki gashigira mutwe ayimutereka kuri The Choice Live, hanyuma atangaza ko we na Regis nta kibazo bafitanye. Aravuga ati njye na Regis nubwo wenda tusa naho dufitanye ibibazo, ariko ntabirenze twe nta kibazo dufitanye, ubu ngubu ubuzima bumeze neza, ndetse mu minsi itari nyinshi mushaka kuzabona duteguye ibintu bya Danje, duteguye projet ya Danje. Bakongera gukorana mu mafilime, bakongera gukinana, bakongera gukorana ama vlog, bakongera guhostingana bari kumwe, relationship igakomeza, ndetse mu gihe kizaza tukazabona bapanze projet za Danje bari kubana. Ibi bintu ndi gukubwira yabivuze mu magambo ye ubwo yari mu kiganiro ku Isibo TV, by'umwihariko mu kiganiro The Choice Live. Harimo rwose araganira n'abanyamakuru barimo Peter ndetse na Babu, atangaza ko we na Regis bameranye neza. Yewe ntabwo ari gusa, yagiye aca no ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye abivuga, avuga ati njye na Regis nta kibazo dufitanye, cyane ko byanahereye kuri MI Empire n'ubundi ariho arimo araganira na Irene, aravuga ati njye na Regis rwose nta kibazo dufitanye, twebwe ibintu byacu bimeze neza, ntari dushaka kongera gukorana, nta kibazo kiri hagati yanjye nawe. Ni ibintu byaje bitungura abantu. Gusa bino bintu bikunze kubaho, abantu benshi bakajya bakora ibintu nk'ibi ngibi ariko barimo baraprankinga abantu kugira ngo project runaka bafite zitrending, cyangwa se kugira ngo nawe hagire ikintu kiyongera kuri fame afite. Ubundi babyita guchezinga crowd. Gukora ikintu cyose cyashoboka kugira ngo umuntu abashe kumenyekana. Gusa ikintu kirimo hano, ikintu kireze kuri ibi bintu, kuri no saga ya Regis ndetse na Miki, nuko bafashe bakazanamo na family ya Miki mu bundi buryo, aho Miki yavuze ko ngo Regis yavuze ko ari we wafungishije nyina. My dear friends, iyo ibintu bigiye kujya kuri family, ku babyeyi, njye numva ari ibintu byareze byafashe indi ntera. Ngo uno mukana yavuze ko ari njye wafungishije mama, kazanamo ibintu nyine bya family, yakinjira muri life ya family. Ni ibintu byagiye bikunda kuzamo, even urumva ko bazanyemo ko Miki afite mu mwana, ibintu byinshi bigiye bitandukanye bifite ahantu bihuriye na family, biri private, bidafite ahantu bihuriye na sector bahuriyemo, bidafite ahantu bihuriye na showbiz barimo. Nyine byaje byafashe indi ntera. Ngo bakinnye kano gakino wenda ko gutwika, kuko nje ntago ntekeza ko wenda ari uko nyuma biyuze cyangwa iki, ahubwo bari barachezinga crowd, nabo ni ibintu bari bazi neza ko bari gukora, ariko nyuma y'igihe bakongera gusubirana. Muri make nta mwuka mubi wari uri hagati yabo, ahubwo ari ibintu bari bapanze. Ariko iyo bazemo family, uyu mukino bawukinnye nabi. On my side, uno mukino bawukinnye nabi. So hagati aho ngaho rero ngira ngo wabyumvise neza cyane, ngo imihanda nuko nguko imeze, nuko nguko imeze, abantu bari kugenda bakenda amarangamutima y'abantu. Ariko hagati aho ngaho ikintu nakubwira ni kimwe, nuko ugomba ukanda subscribe, ugafungura notification kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ngiyi ni Dion TV, ndagushimiye.